Yes, wahageze nanone bahita kuri Neg the General nababwira nti abakunzi ba hip hop abakunzi b'umuziki muri rusange ahangaha niho hantu mubasha kubona ubusobanuro bw'ibintu byinshi mutabasha kuba mwakura ahandi, dore ko ahandi murabizi bakora icyo bita politically correct cyangwa se kwa kundi kwijijisha kwishushanya, ahandi badashobora ko bavuga ibintu uko biri kubera impamvu z'ibyo barimo baradefanda. Rero iyo wageze hano ubuzi ko uje kumva kuri gusa kubera ko ino channel nicyo ibereyeho. Mbwira abakunzi bacu nti nizere ko mu munsi wanyu wagenze neza, ukwezi kwanyu kwagenze neza, natwe ibyacu bimeze fresh. Nubwo bavuga ngo ntabyera ngo de, byo ndabivugira iki nubwo atari ubwa mbere mbivuze, ariko ngira nawe basobanuriye yuko murabizi ino channel yacu murabona twari twujuje amatime yo kuba monetize. YouTube yazamuye ibintu ubu guhera mwaka utaha bazajya bamonetiza umuntu ufite amasaha ibihumbi 8 byo muri uwo mwaka gusa, ndetse n'abasabu 1000 ngira ngahari baracyari 1000. Ariko ubungu twari twageze igihe cya monetization tuje kwa applyinga ntago byabashije gukunda kubera ko batubwiye ko ari utuntu tw'udukopi turimo nanjye ndinagira ngo nari ntumva murabizi channel principal nayo yagize akabazo nkako mu gihe cy'amezi 3 wenda tuza applyinga tureko byongera gukunda, ariko hano ho byanze ariko ntago byaduca intege ko natekereje ndavuga nsengeye guhita mpagarika ibibora, ariko nza kwibuka yuko mfite abakunzi nkamwe wenda binkora mutima, mfite n'abanzi benshi cyane mu mwajanga ndabiza benshi wenda ni nabanzi baba baje kureba ngese no cya kigoryi kiri kuvuga ibiki cyangwa se cya gikrezi kirimo kiravuga ibiki no munsi no kiyongoshe nde, ariko nago twa stoppinga ngo tuvuge ngo ntago ibintu dukomeza kubikora, turakomeza tubikora. Ni ukuvuga ngo monetization kwino channel yanze, bivuze ngo tuzaguma tubikore nubwo tubikora for free, tubikora ku rukundo rw'ino game, ariko natwe tuba tuzi ko hari abantu tuba dufite wenda binkora mutima bavuga bati Neg akora ibintu byiza reka tumusupportinge. Ubwo iyo mbuze gusupportinga nyine ubishoboye ahita reba ko kanimero kaba kari kuri tableau icyo gukora bakizi. Reka twikomereze umunsi tugiye kurebera hamwe abahanzi ibyamamare abaraperi, turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko no mu Rwanda tuzahagera. Aho ntago twavuga abaraperi gusa kuko ntitwababona, Imana ishimwe nta baraperi benshi bari ishene mu Rwanda, ariko muri Amerika ho niko bimeze ngira ngo murabizi. Reka turebe rero abaraperi bari muri gereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turebe nicyo baba barimo barazira. Murabizi abaraperi ubundi n'abantu bakunda kugongana n'inzego, so ntagari hano mu Rwanda wonyine kuko no hanze niko bimeze. Ubwo ni mu byamamare, reka tuze gushyira mu bita PDD, tuze gushyiramo Alakeri ndetse n'abandi benshi. Reka dore kuri PDD turagera kuri Baldak ndetse n'abandi bahanzi bashyashya, kuko nk'abadrira cyangwa se abaririmba drill nibo benshi usanga bagongana n'inzego, abicanyi, abajura, abacuruzi b'ibiyobyabwenge, abanywi babyo buzuye amagereza. Reka turebe rero abahanzi 22 bari muri gereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka dore kuri Shandidi. PDD ni umuraperi ubundi wagakwiye ariko bari no kubihano byinshi cyane kuko ni umuntu wagiye agambanira abahanzi benshi bakicwa. Sinahamya ko urupfu rwa Tupac PDD nta ruhara bifitemo, nubwo ntago arabihamwa n'inkiko cyangwa nta nubwo abishinjwa, ariko abazi ukuri baba bazi ukuri. Ibyerekeranye n'urupfu rwa The Notorious B.I.G wari umuhanzi we, ngira ngo murabizi Notorious ajya gupfa bamuhatira kujya Los Angeles kandi abizi yuko Tupac yishwe ari umusani wa Los Angeles, West Coast, West Side, California. Ngira ngo murabizi ubwo byari bizwi yuko hari abantu bari bararakariye B.I.G ndetse na PDD bavuga bati PDD B.I.G bari bafitanye beef na Tupac, dore ko Tupac yari bakubise icyo bita bomba atomique yitwa ngo Hiremap, arimo aravuga ukuntu aryamana n'umugore wa B.I.G. Ni ukuvuga ngo Tupac yishwe, abantu benshi batekerezaga ko Biggie yaba ari we wamwicishije. Puff Daddy cyangwa se PDD rero guhatira uwo bita Notorious B.I.G kuza akamujyana Los Angeles, California, byasaga nk'ari kumusheta ngo yicwe, kandi byarangiye yishwe kuko ntago yari buhikure PDD. Kandi ngira ngo murabizi uyu Notorious B.I.G wari umuhanzi we muri Bad Boy Record. Uyu B.I.G rero akoze accident, ntago yabashaga kuba yagenda, ntago yagendaga mu buryo busanzwe kuko byasabaga ngo base nk'abamuterura. Ni ukuvuga ngo umwanzi rero wabashaga kuba yamuhiga yagombaga kumubona mu buryo bworoshye. PDD rero ari mu ishene azira ibintu byinshi cyane cyane ariko gukubita wahoze ari girlfriend we bita Casey Ventura. Murabizi ni umukobwa wahoze ari girlfriend w'uwo bita Ryan Leslie. Ryan Leslie rero umuproducer mwiza wakoraga ama R&B ndetse na hip hop mu myaka yo hambere za 2006, 2008, 2010. Ariko kuvaho PDD amutwariye girlfriend wiwe ko uwo mukobwa yari girlfriend wa Ryan Leslie, producer mwiza cyane watangije ibintu byo gushyira content kuri YouTube ndetse no ku ma social media. Ni mwe mu pioneer, ngira ngo abandi bose bari bataramenya na YouTube ibyari byo, akaba yaraberekaga uburyo ki akora indirimbo, utu video twe twakera abakurikirana ba legend ngira ngo murabizi.
P Diddy amaze kumutwarira girlfriend yahise anamuha contract yo muri Bad Boy Record, basinya ariko icyo bita joint venture, aho na Ryan Leslie yagombaga kurya ku mafaranga yo UKC. Ariko P Diddy kubera ubugome bwe buri ameze nka Jay-Z, inshuti ye n'abantu mu by'ukuri iyo mutabyumvise kimwe cyangwa se abona umubangamiye mu kuba yahuguza abantu cyangwa yabarya, ngira ngo urabizi yuko ahita kwitambika. Byarangiye bita Ryan Leslie kariyeri ye bahise bayihagarika ku buryo ubu yarazimye, arazimangatana burundu, ndetse na album ya nyuma yari arimo arakora bita ngo LS cyangwa se Less is More. Ni ukuvuga ngo iyo boro yaje kwibwa computer yayo ubwo yaravuye mu gihugu cy'Ubudage, ndetse bivugwa ko abantu bayibye bashobora kuba ari abantu bari bashete amafaranga na P Diddy kugira ngo ibihangano byose yaba yarafite, yaba ari ibishya cyangwa se ibyo yari yarakoreye bakesi imbere cyangwa se n'abandi yakoranaga nabo bamukureho amaboko. Byaje kurangira koko kariyeri ya Ryan Leslie irangiye. P Diddy rero umunyabyaha burya iminsi 40 igera ikagera. Byageze aho rero hagaragara video arimo arakubita kesi, bituma ajya mu nkiko, ndetse benshi batangiye kuza bavuga uburyo cyagiye abasambanya, cyane cyane abagabo bavuze uburyo P Diddy yabasambanyaga, dore ko ibyerekeranye no kubonana n'abakobwa ngo byaramugoraga kuko ngo afite akantu ngo karesha n'urutoki rw'agahera. Igituma rero abagore ngo batamwiyumvamo, dore ko akenshi yabatumiraga bagasambana n'indaya z'abagabo. Yabaga yatumiye, agatumira umukobwa, agatumira n'abagabo bagasambana, arimo arareba yisize amavuta we arimo aratera Amerika cyangwa se igiye muri USA. P Diddy nizoze rero abantu benshi barabizi, ariko abantu benshi yagiye ahemukira nabo barahari nk'abagabo yagiye abikorera, ndetse na benshi bagiye bashinjwa yuko baba bararyamanaga nabo, barimo n'ibyamamare nk'uwo bita Meek Mill, muramuzi wo muri Maybach Music kwa Rick Ross. Ntabwo twakwibagirwa wo bita YK Osiris, we yaranamusohokanye mu gihugu, ndumva ari muri Bangkok Thailand, aragenda rwose amukorera ibintu bitari fresh, biza kurangira YK Osiris ari muri piscine arimo aragerageza gukonjesha igice cye cy'inyuma, kubera yuko ngo hari ibintu bari bapakiyemo by'imizigo atari bubashe kuba yagira, nubwo ngo yari imizigo mitoya nyine. Nababwiye ko P Diddy ngo agahera. P Diddy rero ubu ngubu akaba ari mu ishene kuva mu mwaka wa 2024 ubwo yazaga kuba yafatwa, ndetse ashinjwa icyo bita sex trafficking, racketeering, conspiracy and transportation to engage in prostitution. Bisobanuye ngo mu Kinyarwanda harimo gucuruza abantu bagamije iby'uburaya, harimo kuba yatera abantu ubwoba bakamwishyura amafaranga, ndetse akabamo kuba yaratwaraga abantu mu cyo bita interstate line, cyangwa se kubakura mu gace kamwe mu gihugu kimwe abajyana mu kindi, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu ariko ni n'umugabane, harimo leta rose zigera muri 51. Ngira ngo murabizi yuko ubwo bivuze ngo P Diddy yari ashyigikiye ibintu by'uburaya cyane. Mu kwezi kwa 7/2025 rero, nyuma yaho hagaragaye ubuhamya bwinshi bwatangiwe mu nkiko, ndetse n'umugore wa 50 Cent babyaranye umwana mutoya wa 50 Cent wo bita Saya, byaje kurangira bigaragaye ko n'uwo mugore wa 50 P Diddy yamukoresheje iyo mirimo y'uburaya. P Diddy arimo arareba, dore ko we ngo kuba hari icyo yamumarira ngo byabaga ari ibintu bitoroshye cyane. P Diddy rero hari byaje kumufata, ndetse ku myaka ye 50 irenga yaje kuba yakatirwa, ariko bamuha igihe gitoya, ndumva arakatiwe imyaka 4, ariko P Diddy ubu ngubu arimo arayikora, asigaje nk'imyaka 2 cyangwa 2 n'igice kugira ngo abe yasohoka. Ni umuntu w'umugome rero, abatabizi ntago mwari mubizi ariko mubimenye. Ni umuntu wagiye yambura abahanzi benshi yakoranaga nabo, kuko nta muhanzi wakoreye muri Bad Boy mu by'ukuri wavuga ngo wigeze atera imbere mu buryo bw'amafaranga, kuko na Maze usigaye yikorera podcast yafatanyije na Cameron wo muri Dipset, ngira ngo murabizi yigeze gushaka gusinya muri label ya G-Unit mu mwaka wa 2007. Icyo gihe P Diddy yamwangiye ko agenda, kandi mu by'ukuri ntacyo yari akirimo aramubaza, ibyatumye Maze asezera mu muziki, na 50 ntiyabasha kuba yamushyira muri G-Unit. Ubu rero P Diddy wari warakatiwe amezi 50, urumva sina menshi cyane, amezi 50 n'imyaka 4. Ubu ngubu ishene ye ari kuyikurura muri gereza, akaba ameze neza, urebye ntacyo twavuga ngo abaye. Ndi muhanzi w'umuraperi uri mu ishene twavuga wo bita Lil Durk, muramuzi ni CEO perezida wa label bita OTF cyangwa se Only the Family. Akaba ari umupapa n'ubu ngubu ntarakatirwa, ariko arimo arashinjwa ibyaha bikomeye cyane. Yaje gufatwa rero n'inzego za leta hari mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024, ashinjwa icyo bita murder to hire, cyangwa se kuba yarashatse abantu bagombaga kwica bamwe mu bafitanye nawe beef, aho yaje kuba ashinjwa kuba yarabaye responsable w'urupfu rwo bita El Pabu. Uwo nguwo akaba ari mubyara wo bita Kwandorondo rero umuntu utamusobanukiwe, ni umwe mu bagize urupfu mwiyicwa ry'inshuti ya Lil Durk bita Lil Von, King Von rero uyu nguyu Kwandorondo waje kurasa King Von, bitewe nuko King Von yari arimo aramwenza, arimo arashaka umutimbura, birangira Kwandorondo asohoye pisto aramurasa aramwica. Bagiye mu rukiko, byaje kurangira Kwandorondo bamurekuye. Icyo gihe kuva icyo gihe abo muri OTF cyangwa se label ya Lil Durk batangiye guhiga bavuga bati uriya muntu agomba kuzicwa. Bari bamuteze rero, bazi ko ari we bari bubashe kwica
biza kurangira atari we bishe ubwo bishe mubyara we bita Rupaba. Aho ngaho hari ku itariki ya 19 z'ukwa 8 2022. Nyuma y'imyaka 2 rero irengaho gato yarenze amezi 2 nibwo Lil Durk ibimenyetso byaje kuba byamufata, dore ko bamwe mu bagize clique ye bari informa za FBI, byatumye rero amakuru aza kumenyekana ndetse bamufata no ku majwi muri kodinze bitewe nuko hari umujama umwe wo muri lebo yabo wari ufunguwe, ariko gufungurwa bamwohereza nka snitch kugira ngo ajya neka ibyo muri OTF cyangwa se Only the Family. Byaje gutuma rero uyu Lil Durk aza kuba yabona ibirego biba byamushinja, aka kanya akaba ategereje kuba yakatirwa, ahashobora kuzakatirwa igihano cy'urupfu, dore ko leta ya muri Chicago bashobora kuba bakwica cyangwa se bakaguha burundu. Ku mwanya wa gatatu turasanga bita YNW Melly. Uyu nguyu rero akaba ari muri gereza kuva mu mwaka wa 2019, bisobanuye ngo amaze imyaka 6 atarakatirwa. Akaba yarafunzwe rero muri 2018 ashinjwa urupfu rw'inshuti ze ebyiri, uwo bita Christopher YNW Juvie ndetse n'uwo bita Thomas Anthony YNW Successor Williams, aho yarabatwaye bari mu modoka ari bane. Nyuma biza kurangira rero baje gushwana, bari gupfa amafaranga, dore ko amafaranga bari bafite barimo bagiye kuyagabana, biza gutuma bashwana, dore ko uyu nguyu YNW Melly yavugaga ati ngende kiyongozi ninjye mustari, ntago nshobora kugabana namwe partage gare, ngomba kurya menshi. Abo rero ntago babashe kubyemera, icyatumye YNW Melly aza kubarasira muri iyo modoka. Amaze kubarasa no kubica, yaje kugenda aravuga ati none ibintu ndabikizwa n'iki. Yaje gustaginga rero icyo bita drive by, yasohotse muri iyo modoka bari bapfiriyemo, ajya mu yindi modoka, araza satira ya modoka atangira kuyirasaho, arasa ku mirambo, ashaka kugaragaza yuko mu by'ukuri abo bantu barashwe n'amagengi yarafitanye nabo bifu, wenda wakavuga ati nanjye imodoka nari nyirimo ahubwo naje kurokoka. Gusa polisi yahariye ikora iperereza rihambaye, baje gukora iperereza baza kuvumbura yuko mu by'ukuri iyo drive by itigeze ibaho, ndetse bavuga yuko mu by'ukuri bigaragara ko abo bantu bari bapfuye mbere yuko amasasu ya nyuma yabarasheho yaje kuba yabinjiramo bapfuye, kuko hari uburyo ki mu bimenyetso by'ubuhanga nka kuriya tuba tuzi nka kuriya mubona Rwanda Forensic Bureau nayo ikora iperereza rihambaye, ikaba yamenya ikisha umuntu nka kuriya muzi urupfu rwa Kazungu. Byaje kumenyekana yuko urupfu rw'uriya mupapa washinjwaga Kazungu byaje kumenyekana yuko apfuye urupfu rusanzwe. So ni ukuvuga ngo rero iperereza rirakorwa, inzego z'ubuyobozi ziba zihari. Uyu YNW Melly byagaragaye yuko mu by'ukuri aba bantu yabishe, ndetse biza kugaragara ko bari barangije gukonja ubwo yabarasagaho ayo masasu. Hari n'ibindi bimenyetso byinshi byagaragaje yuko mu by'ukuri aba bantu bari bapfuye mbere yuko abarasa, cyangwa se mbere yuko abeshya ko hari indi gengi yaje ikaba yabarasa. Yaje kujya mu rukiko rero, ariko haza kubaho icyo bita mistrial, naho mu kwezi kwa 7 2023 urukiko ntabwo rwabashije gufata umwanzuro wo kuba bamwemeza ibyaha cyangwa se bamugira umwere. Ibyatumye aguma muri gereza na naka kanya akaba ari mu ishene, aho amaze imyaka 6 afunzwe. Ubu ngubu urubanza rwe rushya rurateganywa kuzaba ku itariki ya 6 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2027. Hagati azaba akiri kurya ikigori, azaba akiri kurya ibiryo byo muri gereza, kuko ntabwo barya ikigori, barya nabi cyane. Iyo bakamufungiye nko mu Rwanda kugira ngo agerere ikigori, ku ikigori barakigira intungamubiri ndetse kigatuma umuntu agira n'akabaraga. Undi rero tugezeho mwita Tory Lanez, akaba afunzwe imyaka 10 azira kurasa uwo bita Megan Thee Stallion mu kirenge. Bimeze bite? Yamurashe mu kirenge Megan Thee Stallion ufite ikirenge gikomeye cyane. Uyu mupapa rero kesi ye ikaba yarahitinze cyane mu mwaka wa 2022, aho byavugaga yuko uyu Tory Lanez ukomoka mu gihugu cya Canada, umwe mu baririmbyi beza cyane, mu baraperi beza cyane bariho muri iyo myaka, bivuga yuko ariko ngo yaba yaragambaniwe na Jay-Z wo muri Roc Nation, dore ko n'uyu Megan Thee Stallion ari uwo muri Roc Nation. Bivuga ko Jay-Z ari we wagize uruhare mu ifungwa ry'uyu Tory Lanez. Gusa bikavuga yuko icyatumye ngarasa Megan Thee Stallion nimba ari we wamurashe koko nta ubizi. Gusa bivuga ko Megan Thee Stallion yarashwe ahubwo n'undi mukobwa w'inshuti ye bari kumwe. Byatewe nuko rero uyu nguyu Tory Lanez wari uri muri relationship n'abakobwa benshi muri icyo gihe, harimo na Megan Thee Stallion ndetse n'undi mukobwa wo mu Kim Kardashian, uriya murumuna wabo uriya mutoya cyane bamwita Kylie Jenner. Bikavuga yuko nayo bari muri relationship, ngo habayeho gufuha rero hagati y'aba bakobwa. Umwe mu bari baraho aza kurasa Megan Thee Stallion, ariko byageretswe kuwo bita Tory Lanez. Umuraperi mugenzi we bita Lanez urifunzwe ari gukora imyaka 5 muri leta ya Texas, aho yemejwe ibyaha byerekeranye n'icyo bita convicted aggravated assault on a family member mu mwaka wa 2024. Yaje kuvuga yuko mu by'ukuri uyu mujene ashobora kuba yararenganywaga.
gusa nanone hakaba hari n'abandi baraperi benshi ubu ngubu barimo barabukora, ariko bamwe bikavugwa yuko ibyo bashinjwa babikoze, abandi bikavugwa yuko bishobora kuba ari ibihimbano bahimbiwe kugira ngo babe bagumishwa inyuma y'amagereza bitewe nuko hari abakire cyangwa se abantu bari influential baba bifuza yuko mu by'ukuri baguma muri gereza. Reka tugere kundi muraperi bamwita Teke, ni umuntu ushinjwa kuba yaragize uruhare mu rupfu rw'uwo bita rw'umugabo w'imyaka 55 bari bagiye kumwiba, izina rye ntago ryatangajwe. Uyu Teke wari ufite imyaka 16 ubwo ibyo byabaga, yari ari mu modoka na bagenzi be, noneho bagiye kwiba uwo mupapa, mugenzi we yaje kurasa uyu mugabo hari muri 2017. ubwo byabaye ngombwa yuko bafatwa. Baje gufatwa rero uyu bamwambitse anko cyangwa se kakantu bagushyiraho kagenda kakumonitoringa, ariko aza kugakata ndetse aratoroka. Maze gutoroka nibwo yahise asohora indirimbo yayise Deresi cyangwa se gutoroka cyangwa se kuba uri murahigwa. Iyo ndirimbo yahise yitinga cyane kuko byari true story, ni ukuvuga ngo yaririmbaga ati ngiye narabacitse narabayobye, kandi kuko yari yabayobye. Gusa ntabwo byatinze kubera yuko uwo mupapa leta yaje kumufata cyangwa se bita US Marshal nabashinzwe guhiga abantu babashakishwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mwana rero bita Teke yaje gukatirwa imyaka 55 ari mu ishene bitewe nuko yagize uruhare muri ubwo bujura bwatumye uyu mugabo apfa. Babwira ko muri leta zunze ubumwe za Amerika buriya iyo ugiye kwiba cyangwa se gukora icyaha runaka akaba hari umuntu ushobora kukigwamo icyo cyaha, ntago bareba ngo ni wowe warashe cyangwa se ngo ngiye ngo nari ntwaye imodoka ngo yabo ngo mbategereje hanze ngo bajya kwiba, ngo ya ni ukuvuga ngo upfa kuba uri muri iyo dosiye bavuga yuko ari wowe wishe uwo muntu, n'ubundi icyo cyaha gihita kikujyayo. Byatumye Teke rero aza kuba yafatwa nk'umwicanyi wishe uwo mugabo, bamukatira imyaka 55 muri gereza. Nababwira ko aba bagabo nka Torire Nezi waje gufungwa tariki 23 z'ukwa 12 muri 2022, we icyo ashinjwa icyaha cy'ubundi cyitwa assault with a semi-automatic firearm carrying a loaded unregistered firearm in a vehicle and negligent discharge of a firearm. Bisobanuye ngo yaratwaye imodoka iri semi-automatic, yaratwaye imbunda iri semi-automatique, akaba yaratwaye imbunda atabyemerewe, ndetse iyo mbunda mu by'ukuri ikaba itari baruye, ndetse akaba yayitwaye mu modoka, ndetse akaba ngo yaranayikoresheje cyangwa se yarayirashishije mu buryo buri negligent. Sinzi uburyo cy'umuntu negligent ukuntu akoresha imbunda. Yakatiwe imyaka 10. Uyu mugabo rero amazina ya nyayo bamwita Dexter Peterson, akaba ashinjwa kuba yararashe uwo bita Megan Thee Stallion, ndetse n'umwe mu bahoze ari inshuti ze bita Kelsey Nicole Harris, ubwo bari barimo baratembera mu mujyi wa Los Angeles. Ubwo batangiraga guserera rero bituma uyu Megan Thee Stallion aza kuba yaraswa mu birenge. Mu rubanza Torire Nezi abavoka be bavuze batangiye kuba bamudefanda bavuga bati ese uyu muraperi ni iki cyemeza ko ari we warashe Megan Thee Stallion kubera icyo atari uwo mukobwa bita Kelsey, dore ko bigaragara ko Kelsey yari afite jalousie bitewe nuko uyu Torire Nezi yabaryaga bombi, ni ukuvuga ngo yabateraga bombi uko ari babiri. Bikaba rero baratangiye kumudefanda bavuga yuko mu by'ukuri uwo mukobwa ashobora kuba ari we warashe Megan Thee Stallion, kuko byagaragaye yuko uyu Torire Nezi nta poudre y'imbunda yari muriho, dore ko buriya iyo urashishije imbunda hari powder y'imbunda igusigara ku biganza, ariko ntago mu by'ukuri polisi yabashije kuba yabona yuko hari icyo bita gun residue yaba yari muri ku biganza. Bikaba rero bivugwa yuko ashobora kuba atari we warashe umuntu, gusa ntago byamubujije kuba yakatirwa iyo myaka 10. Ubu ngubu akaba arimo arayikurura kuva mu mwaka wa 2022 ubwo azafungurwa mu mwaka wa 2023. Reka tumubwire tuti yihangane. Gusa muri interview yatanze mu mwaka wa 2025 ubwo yari ari muri gereza, Torire Nezi yaravuze ati ngiye mu by'ukuri uriya mukobwa ntabwo nigeze murasa, ndetse n'ubu ngubu ndateganya kuba nazajurira. Kuri kesi ya YNWML rero waje gufungwa tariki 13 z'ukwa 2 2019, aho ashinjwa ibirego byitwa 2 counts of first degree murder, cyangwa se kuba yarishe abantu babiri abishaka abigambiriye ndetse yabipanze. Ubu akaba ari muri gereza ategereje kuba yakatirwa kuri iyo double murder charges, gusa ntago nyine yari yahabwa igihano. Uyu mugabo YNWML witwa Jamel Demons yaje gufungwa mu mwaka wa 2019 bitewe n'uruhare yagize mu rupfu rw'izo nshuti ze YNWA Successor ndetse n'uyu YNWA Juvie. Noneho tariki 23 z'ukwa 10 2018 abashinjacyaha bavuze yuko Mary yarashe abo bagabo bombi
noneho atangira kugerageza kubimakiya cyangwa se ashaka kubeshya yuko barashweho n'abandi bantu afashijwe n'inshuti ye bari bari kumwe muri iyo modoka bita YNW Bortren. Uyu nguyu Bortren rero ikibazo YNW Emery anafite ni uko uyu Bortren yaje kugirana icyo bita plea deal cyangwa se kwemera ibyaha ngo agabanyirizwe ibihano ndetse yemera kuzashinja YNW Emery. Bisobanuye ngo uko bizagenda kose uyu mujene uru rubanza ntago ashobora kuzarucika uko byamera kose. Gusa surprise yazibaho kuko twarayibonye nko mu rubanza rwa Young Thug, aho bivugwa yuko Ghana ndetse n'abandi bantu bo muri rebo ye yo bita YSL bari bamushinje, ariko biza kurangira nawe agiranye plea deal n'abashinja cyaha cyangwa se n'urukiko, aho yaje kurekurwa gusa bamushyiraho condition yuko ari mu cyo bita probation izamara imyaka harigera muri 20. Bisobanuye ngo ntiyemerewe kunywa inzoga, ntiyemerewe kunywa n'ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu musigaye mwumva ijwi rye ryahindutse, kuko mbere yakoreshwaga na swing nizo zatumaga na recording. Ubu ngubu imiziki ye yarabishye cyane, ngira ngo simbizi n'ibiyobyabwenge bituma abantu bakora indirimbo nziza, kuko abantu bavuga yuko na P-Fla ubwe ngo kuva aho yarekeye kunywa umuzigo ngo vasize ngo zaragiye, niko numva bavuga, ariko barabeshya kuko njya numva P-Fla ari utuvasi duke asigaye akora kumva ni fresh, ariko zimwe na zimwe nanone ntago tuba twavuga yuko ari za dandenda, ziba ziri decent, ariko ntago bari ibintu byatari. Mwarabyumvise nko mu ndirimbo bita ngo reka nifatire ifoto ari kumwe n'uwo bita Marina ndetse na Philipita. Umuraperi YNW Emery urimo arashinjwa kwica abagabo babiri. Rero urubanza rwe n'ubu ngubu rwakomeje kugenda ruba delayed kugeza ku itariki ya 6 z'ukwa mbere 2027 nibwo azasubira imbere y'abacamanza. Gusa kuba yatsinda biragoye cyane. Hagati aho Bortren uwo mugabo bakoranye icyo cyaha yaje kwemera icyo bita plea deal cyangwa se kwemera ibyaha, akaba yagabanyirizwa ibihano hari mu mwaka wa 2025, aho yavuze ati ya pleadings icyo bita no contest to accessory charges and was sentenced, nuvuga ngo yakatiwe imyaka 10 bitewe nuko yavuze ati ngewe ntacyo nemera nta nicyo mpakana, byatumye mu imyaka 10. Reka turebe rero undi muraperi uri muri gereza. Uyu nguyu bamwita 9law K9, akaba afunzwe kuva mu mwaka wa 2020 ashinjwa kuba yaratunze imbunda itari registered cyangwa se itamwanditseho, akaba kandi ngo yaribye umwirondoro w'undi muntu, ndetse akaba nicyo bita possession of firearm and ammunition, kandi ari umufeloni. Umufeloni ni umuntu uba warakatiwe kubera ibyaha bikomeye cyane, yakatiwe imyaka 7 muri gereza. Uti byagenze bite rero ngo uyu nguyu bita 9law K9 afungwe? Ubundi amazina y'anyakuri bamwita Jekivia Smith, akaba ari umugabo ufite history yo kuba yaragiye agira amakosa menshi ajyanye no gukoresha imbunda mu buryo butemewe. Noneho bivugwa yuko rimwe ubwo bari kuri supermarket y'ahantu bita Millennium muri Orlando muri Florida, hari tariki ya 9 z'ukwa 10 2020, uyu mugabo akaba yaragiye atangira kwaka, hari impapuro yararimo aruzuza mu buryo buri fraudulent, arimo aragerageza kwaka kubikuza amafaranga, ariko mu by'ukuri yibye umwirondoro w'undi muntu, aho yararimo aragerageza kuba yabikuza amadolari 10,000. Aho rero ntago byamuhiriye kuko baje kuba verifya neza, baza gusanga yuko ari umwirondoro yari yibye, ndetse baje kumufata bamusanganye imbunda, bituma kesi ye iva ku rwego rwo kuba wakiba umwirondoro w'umuntu biza kugeraho bigera kuri level iri hejuru. Undi muraperi urishene n'uwo bita Casanova rero we yafunzwe tariki 2 z'ukwa 12 mwaka wa 2020, akaba ashinjwa icyaha cyo bita racketeering na narcotics. Ni ukuvuga ngo nuko akundi wakumuna amafaranga umuteye ubwoba ndetse ugakoresha n'ibiyobyabwenge. Akatiye imyaka 15 n'amezi 6 ari muri prison. Uyu mugabo uti byagenze bite ngafungwe? Casanova rero amazina nyakuri bamwita Kazuri Senior, akaba ari umwe mu bantu 17 bari muri genge bita Untouchable Gorilla Stone Nation, bakaba barafashwe rero muri kesi icyo bita Rico rero ni ikirego leta zunze ubumwe za Amerika ziba zakubita abantu benshi, bikunda gufata baraperi gusa n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge nabo birabafata. Nk'uriya mwumva wo bita uriya mugabo ufungiye muri hariya muri gereza Maximum Security bamwita El Chapo. Uyu mugabo rero ukomoka muri Brooklyn muri New York, akaba yarashinjijwe icyo bita kuba yatambaza cyangwa se yacuruza ibiyobyabwenge, ndetse bamufatana n'imbunda, ndetse basanga no mu maraso ye ngo yarakoresheje ibiyobyabwenge. Ari ku itariki 27 z'ukwa 6 2023 ubwo Casanova yakatirwaga amezi 188 muri gereza bitewe no kuba yarakoranaga n'amagengi, ndetse n'ibyo byaha biri hejuru aho ngaho.
undi muraperi uri muri gereza bamwita Mystico, muramuzi, waririmbye indirimbo nk'izo bita za Danger, Been So Long ndetse n'indi yitwa Shake Us, aho yari arimo arakora na producer bo bita Neptunes, ni ukuvuga ngo ni Chad Hugo ndetse na Pharrell Williams. Uyu mpapa wafunzwe tariki ya 31 z'ukwa karindwi 2022 arimo arashinjwa gufata ku ngufu. Ntabwo ari ubwa mbere yarafashe ku ngufu, kuko bwari ubwa kabiri bivuga ngo nisubira cyaha, ku buryo uyu mugabo byatumye bamukubita imyaka 20 muri gereza bitewe n'ibyo byaha bye ndetse n'isubira cyaha. Uti byagenze bite ngafatwe cyangwa se yakoze iki cyaha? Mystico amazina ya nyakuri, mbibutsa ko Mystico yanabaye umusirikare muri gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazina ye bamwita Michael Lawrence Tiller, akaba yarashinjijwe nyine kuba yarafashe umuntu cyo bita first degree rape bitewe n'ikirego yashinjwe mu mwaka wa 2022. Uyu mugabo ukomoka muri New Orleans hari abarerewene nabo bakomoka, akaba yarashinjwe kuba yarafashe ku ngufu mu buryo burimo ndetse no gukoresha imbaraga zihambaye cyane ndetse no guhondagura uwo mugore yafashe ku ngufu, ndetse akamubasha no kumurya gaselection n'abandi bantu bari kumwe nawe. Uyu mugabo mu by'ukuri uvuga yuko ngo we ngari umwere, akaba yaramaze imyaka 3 arimo araplayinga yuko ari umwere. Mystico rero ubu ngubu yaje kuba yakinjira mu cyo bita plea deal, aho yaje kwemera ibyaha, ariko mbere yari yabanje kugora urukiko, ariko ntibyabujije yuko n'ubundi ya myaka 20 bayikonfirima. Mystico rero kuva umwaka ushize ari muri gereza, ariko yaremejwe icyaha kuko ubundi yafashwe muri 2022. Abandi barishimye twavuga uwo bita bwo ndimo ndagerageza kuba nareba bamwe mu bazwi. Reka turebe uyu bita Kid Creole. Uyu yafunzwe mu mwaka wa 2017 tariki 2 z'ukwa munani, akaba ashinjwa icyo bita first degree manslaughter cyangwa se kwica umuntu, byatumye akatirwa imyaka 16. Uyu Kid Creole amazina ya nyakuri bamwita Nathaniel Grover, akaba yarateye ibyuma umugabo bita Johnny Jolly, umugabo w'imyaka 55 wari uri homeless cyangwa se utari ufite hatuye, ni babandi baba ku muhanda bitewe nuko bari baserereye. Uyu mugabo wahoze ari muri groupe bita Furious 5 yaje kubwira polisi yuko yabonaga uyu mugabo witwa Jolly ngo yaramangiriye mu nzira, ngo atekereza yuko bagiye kumwiba, bituma muteregura ibyuma. Ariko ibyo ni ibintu bidasobanutse, kuko ubona umuntu aragutangiriye nta mbunda afite, ni igisaza cy'imyaka 55 wowe agasore k'imyaka 20 cyangwa 19, wowe ukavuga ngo wagize ubwoba ngo bituma muteragura ibyuma, isi yo wirukanka. Simbizi ubwo rero, ariko ntabwo byamuje kuba yarya iyo myaka. Ubu ngubu akaba arimo arabukora muri leta ya Florida. Undi bavuga rero no bita Anfonk, uyu nguyu akaba ari murumuna wa uriya bamwita Young Thug. Uyu nguyu we afunzwe kuva mu mwaka wa 2023, aho ashinjwa ibirego byitwa racketeering na possession of firearm by a convicted felony and participation in criminal street gang. Afunzwe imyaka rero 9 n'amezi 6. Uyu mugabo Anfonk rero amazina ye mu by'ukuri bamwita Quintus Greer, akaba ari umwe mu bantu 26 bafashwe muri ya case ya Young Thug na rebo ye bita YSL, aho umuvandimwe we Young Thug we yaje kuba yataha. Gusa FBI yabaguye icyo gihe hari mu mwaka wa 2022 tariki 9 z'ukwa gatanu. Anfonk we ngo baracyari muri gereza, gusa yaje kuba yakemera icyaha bitewe nuko yari yabashe kurenga ku mategeko y'icyo bita ariko, ndetse bikavugwa yuko yacuruzaga bimwe mu bintu byabaga byibwe. Yaje kwinjira rero plea deal kugira ngo aze kuba yafungurwa, ariko ararekurwa mu gihe gitoya, ariko nyuma y'amezi 5 yongeye gufatwa bitewe nuko mu by'ukuri yakoze ibyaha, ndetse baza kumusangana imbunda mu modoka. Bisobanuye yuko iyo plea deal yari yagize cyangwa se kumvikana na leta, mu by'ukuri yaje kuba yabirenga bamufata n'imbunda, kandi n'ubundi agifite n'ikigo kikiri kujya mbere, byatumye musubiza ishene. Undi tugiye gusoreza bamwita Simada. Simada rero ni murumuna w'umukire bita Master P, muramuzi, chef wa rebo bita No Limit. Uyu mugabo rero Simada we yafunzwe mu mwaka wa 2009, ari mu bantu bamazemo igihe mu gashene. Yafunzwe tariki 17 z'ukwa munani, akaba ashinjwa icyo bita second degree murder cyangwa se kwica umuntu byo mu rwego rwa kabiri. Akaba akatiye igihano cyitwa ngo life with no parole, bisobanuye ngo ari muri gereza burundu, adashobora no kuba yazabasha wenda kongera guca imbere ya body y'ubutabera ngo abe yasaba kuba yarekurwa by'agateganyo. Uyu Simada amazina ye bamwita Cory Miller, yaje kuba yakemezwa icyo cyaha cyo kwica umwana w'imyaka 16 bita Steve Thomas hari tariki 12 z'ukwa mbere 2009. Uyu mugabo rero akaba yaragiye agerageza kuba yajurira, ariko byaje kurangira bidakunze. Wenda ubu ngubu amahirwe yonyine asigaranye ni ukuba basaba imbabazi President Trump, akaba yamurekura bitewe n'ububasha ahabwa nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ubwa nyuma uyu mugabo ajurira rero hari tariki 3 z'ukwa kabiri 2026 yarajuriye nabwo urukiko rw'ikirenga rwo muri Louisiana rwaravuze ruti ntabwo ibyo ngibyo tubyumva rwose, bagumishaho cya gihano yahawe cyo kuba yaguma muri gereza akatiye burundu. Reka rero dusoreza ahangaha, tuzagenda dukomeza gake gake, gusa hari abahanzi benshi bari gereza, umwe bita Lil Lach, uwo bita K-Flack, hari abahanzi nanone, hari undi wo bita Kiara, hakaba abasani wo bita Lil G, hakaba ntabwo Lil G ni Lil G, hakaba uwo bita Arab muramuzi we, yari umuntu umuraperi uteye ubwoba cyane, wari umaze kuba yari yizewe yuko mu by'ukuri yazaba umuntu wazakora kariyeri ya danje, ndetse na ba Drake bari barimo baramushoutinga mu ndirimbo ze, ariko ubu ngubu bari ku myaka 45. Reka twizere ko nyuma y'iyo myaka 45 wenda azagaruka akaririmba, ntawamenya, kuko ubu afite imyaka 34. ubwo nyuma y'iyo myaka 45 wenda naba afite imyaka 80 ashobora kuzagaruka akaba yakora hit. Hari kandi Bankroll Freddy nawe akaba ari muri gereza, so wenyine hari uwo bita Daggy B, abo ngabo ni abaraperi b'aba driller release muramuzi wo mu kwa Chief Keef. Uyu nguyu we akaba ashinjwa icyo bita aggravated assault of a family member, akatiye imyaka 5 muri gereza. So wenyine hari Kwando Rondo, nawe kesi yaje kuba yamufasha bitewe nuko yafatanywe ibiyobyabwenge, ariko akaba yari yararokotse kwicwa n'uriya mupapa wo bita Lil Durk. Undi uri muri gereza n'uwo bita Pusha T. Ngira ngo uyu nguyu nawe tuzaheraho ubutaha turi gukora ikiganiro. Banyita NEG The General, mbibutsa yuko channel yacu monetization badukatiye byanze, bityo nimba ushaka kuduha support, iyo nimero uri kureba ntiwisuzugure uko wabahagaze kose wagataho. Murakoze cyane. Banyita Kangri, channel ni NEG Empire, ariko unashaka wanakora subscribe ko bita NEG TV 250. wenda nimbona byanze burundu, kuko ntabwo nzaguma gukora nkorera ubusa. Gusa support yanyu nayo hari igihe ituma dukomeza gukora naho twaba tutari monetize, ariko niyo ngiye wenda bizagira haba ariyo tuzamura. Twabigira dute? Ningi twari tubizamuye mu gihe cy'amezi 2, ndikunda bizi ko mu nkunda n'abanyanga, ndabizi ko mu nyanga, ariko nubwo mu nyanga murandeba, bityo kunyanga ukandeba uri kunsupportinga, muramukiye uva baho umugisha.